ngira ngo abenshi ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026 abenshi mwagiye mubona ubwo ndavuga ejo abenshi mwagiye mubona inkuru y'uyu mugabo Liyetona Colonel Uwiringoma ko yitabye Imana, gusa ariko amakuru bagakomeza bavuga ko atizewe cyangwa se atari ibyanyabyo. Niyo mpamvu ngiye nakunda kwivanga muri politiki cyane, ariko uyu munsi nge nitonze ndagenda ndayashakisha neza, ndavuga ni reka mbakorere ikiganiro cyizewe kugira ngo mushire amakenga. Ese koko Liyetona Colonel Uwiringoma yitabye Imana? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe, usobanukirwe birambuye, umenye ukuri kuri hagati y'ibi bihuha cyangwa se y'aya makuru niba ari aya nyayo. Niba uri mushyashya ukande subscribe, wandike comment, ukande na like. Ahagana ku isaha saa 9 ngo hari ibwo wumvishe ko ngo hari igitero cya drone cyagabwa ku mutwa M23. Abenshi bagiye batubwira ko ngo Liyetona Colonel Uwiringoma yitabye Imana. Ese ibintu ni ibyanyabyo? Muri abantu bose babivuze nta muntu wari uzi amakuru ya nyayo, kubera ko iyi nkuru utayisanga ku gihe.com. u Rwanda rutaratangaza amakuru yizewe ya nyayo, oya. Gusa uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026 nibwo ngiye kubwira inkuru ya nyayo, nawe ukamenya ukuri kwihishe inyuma y'urupfu cyase uwari uzwi nk'umuvugizi wa M23. Si ngiye ntabwo nkunda kwivanga muri politike cyane ku makuru y'ibihuha, kubera ko ibintu bishobora kugiraho ingaruka. Gutanga amakuru atari aya nyayo cyangwa se utizeye bya nyabyo, ibyo bishobora guteza ibyago. Ngira ngo murabizi ko uyu mugabo umwaka ushize batangaje ko yapfuye, twanabyizeye, gusa nyuma bitunguranye muza kumubona akiri muzima. Uyu munsi nawe uri kwibaza ngo ese byaba ari byabihuha? Tega amatwi iki kiganiro gusobanurira birambuye. Uyu munsi twasuye igihe.com cyangwa se ahantu ushobora gukura amakuru ya nyayo cyangwa se yizewe aharanira politiki. Twagezeho dusanga amakuru ntayariho. Ngira ngo wateze amatwi Radio Rwanda, amakuru ntayariho. Ese kubera iki batari gutangaza iyi nkuru cyangwa se ibintu bitari kuvugwa? Gusa twabajije muri rusange bitewe n'ibintu byagiye bivugwa, gusa twagiye tubaza ibindi binyamakuru harimo nka Wikipedia n'ibindi binyamakuru bigenda bitangaza amakuru, gusa ariko bya nyabyo Liyetona Colonel Uwiringoma yitabye Imana. Ese ibi bintu byatewe n'iki? Ntega amatwi mbikubwire. Niba uri mushyashya ukande subscribe kugira ngo njye mbagezaho andi makuru yizewe 100%. Byabaye muri M22 muri Kongo ku itariki 24 Gashyantare 2026. Ibi byabaye mu gihugu cya Demokarasi ya Kongo, iburasirazuba bw'igihugu, hafi y'umujyi w'ibirombe bya Rubaya. Rubaya ahantu hafite amabuye y'agaciro akomeye cyane, coltan. Ku itariki 24 Gashyantare 2026 mu masaha y'igitondo ku isaha ya saa 9 z'ijoro, Liyetona Colonel Uwiringoma ari umuvugizi wa gisirikare wa M23 yishwe mu gitero cya drone cyagabwe hafi ya Rubaya. Amakuru atangazwa n'inzego zigiye zitandukanye, abashinzwe amahoro cyangwa se abasirikare, abanyamakuru n'abandi bavuga ko igitero cyatewe n'ingabo za leta ya Kongo. Liyetona Colonel Uwiringoma cyane ko agaragara akenshi mu itangazamakuru avuga imyanzuro n'ibikorwa by'umutwe